noneho bitafata ku mavuta no muri gereza ngo dumuri. Uyu mugabo arashinjwa kwigira umusesenguzi no gusesera mu mapantaro no mu majipo y'abantu. Ngo biravugwa ko yagiye atembera mu buzima bwa Debeni, yinjiramo hagati mu maguru ge, yinjiramo ubuzima bwa Meddy, aho yagiye akinjira mu bice bijyanye n'iby'amabanga y'abashakanye, akagenda asesengura ukuntu ko Meddy ngo yagendaga agafata ku gishati batari banarakora ubukwe. None ibi bintu uyu mugabo kandi umuvugizi wa REB Dogiteri Thierry Rwirangira mwahanangiriza uyu mugabo afata ku mavuta inshuro nyinshi, yanga kwinangirana n'ubu akomeza gukora mu majipo n'amapantaro y'abantu. None kuri ino nshuro noneho uyu mugabo yagaragayeho bamujyanaga muri gereza. Reka twiramburire igitabo turebe ibikurikira. Ayinyaha dore ibi bintu bikimara kumvikana ibyahise biba, dore ingurube yo mu rugo yari ifite amezi yahise ibyara ihene 3. Ndetse n'inzizi yari iri mu rugo dore ngo irana igifiya. Uyu mugabo mufata ku mavuta ngo arashinjwa ko yagiye akinjirira mu rugo rwa Meddy ngo akagenda akavuga agasesengura n'ibidakwiye gusesengurwa. Tugeze ku gika cy'178 uyu ufata ku mavuta umuvugizi wa RIB yamwihanangirije inshuro miliyari. Ariko uyu mugabo byagaragaye mu bitangazamakuru byinshi akomeza kwihanangira, avuga ko ngo nibamushaka bazamusanga iwe, mbaka nibamushaka bazamujyane ngo mu modoka agenda yiyumvira umunyenga. None umunyenga ari kugurira muri gereza n'impungure sha. Akomeje kugaka k'189. Aho uyu mugabo afata ku mavuta noneho nabo bamufashe ku gafu. Uyu mugabo afata ku mavuta biravugwa ko noneho icyo azize ari umunwa muremure no kwigira umusesenguzi udakwiriye. Noneho se mugabo Bruce Melody we bamubajije ko ati ese ko uyu mugabo afata ku mavuta tuzi ko mukorana, abo bize ko yagizwe muri gereza. Umva ko umugabo bamutaye mu cyobo basubiza. Nyakubahwa Minisitiri Bruce Melody we yasubije itangazamakuru aribwira ati njyewe uwo muntu simuzi, n'ibyo muvuga sinambizi, muhindura imvugo. Kandi byavugwaga ko uyu Bruce Melody afatanyaga anafata ku mavuta kugira ngo bangize izina rya Debeni. None dore Bruce Melody yihakanye afata ku mavuta imbere y'itangazamakuru. Nyabusa dore amutaye mu rwobo rwa rundi rwa Daniel bavuga, ubwo agiye kumukurikirana inyuma y'amaferabeto yirira imbungure gake gake. Dore ko uyu mugabo asanzwe yiyogoshesha inyogosho nziza cyane y'urupara, ngo yageze muri gereza ndibirirwa barirushya no kumwogosha. Akigera muri gereza ngo dore abanyororo baramwakira bavuga ati ubundi se wabaga he ko turi kubona n'ubundi wogira ngo wari uri muri gereza. Nyamusore umva uko yabasubije ati shamwe muri hano ndo muzi ibiba bibera hanze, ibiba bibera hanze ni akavurivundi ni ng'ingurube. Nuko uko uzi ibyo mbereyeho ni ngo kubona ingurube ijya guhereza mu musigiti. Ifatira kandi gapaje mureke manza nirira kaneke. Numva nuko bimera. Ewe ati none simate bata ku mavuta mbinye. Owe urabivuga iki kuri iki kirago cyawe ndirinye? Uragufunze rero ndirinye. Turi ngo ikimara kugera hanze abana bari bari imbinje badafite n'iryinyo na rimwe bahise bayamera bamenya no kuvuga. Ariho bamwe bahise bigira injyamotsi ngo bata ku mavuta yageze muri gereza kandi ndirinye.
dore isungura ngo ziramera ubwoya n'amaguru zikagenda zigahaguruka ku butaka. Uyu mugabo bamufataga nk'umuntu wigize injyamutsi cyane, agenda akinjira mu mapantaro no mu majipo y'abantu, none dore ageze muri gereza. Yakamye imbere y'amaso ya rubanda bamugaragaza, dore ko Melody bavugaga ko uyu mugabo yari inshuti ye ya hafi cyane, none dore amwihakana imbere y'itangazamakuru ndinnyi. None rero ntimukishingikirize abantu wayinosi, kuko dore buri umwe wese aba ari kureba ibye. None reba bafata ku mavuta ari imbere y'amaferabeto yishingikiriza kuvuga abantu nabi, yizinga arishimwa bamwe n'abandi atarabashimisha, kandi nawe ushimisha rubanda. Ejo uba umeze neza, ejo ukamera nabi. Uyu mugabo ntitwamucira rubanda, dore ni dore ho na Murungi Sabaviriye noneho gukora bya bindi byari yarakoze, gusimbuka ibipangu ngo defurashi yigize ingwanyi. Nyabu yagarutse ari gukora ibiganiro byinshi, nawe tuzamugarukaho ubutaca. Ucaho yari Pastor Bazivamo from Mezazone TV. Kora kaza subscribe, ukoreshe ya na comment kuri aka kavideo twikorere, ubundi twigende twikorera utuntu twacu. Muvandimwe turabizi ndamururu b'Abanyarwanda mujya mugira. We love you so much today.